gusa uyu nguyu Aline Gahongayire yaje kubinyomoza avuga ko ngari ibintu atataha umwanya anabivugaho dore ko umugambo yavuze ko ngo baho ngo photoshoot ngo za satani izo ngizo ngatazitaho ngareba ibyo bamarayika gusa bavuga ko ingibi byose bayikubiza n'abagamije kumusiga icyasha ko afite n'itaramo agomba gukora mu gihugu cy'Ububirigi bizaba mu kwezi kukwakira ku itariki 5 abavuga ko nyine ibingibi byose arimo kubizana no kugaba bagamije kwica cyangwa se kumwambika icyasha kugira ngo ibitaramo bigende nabi abati ntago umuntu ntago ibihumbi ijana byatuma Aline Gahongayire aguhemukira muri ubwo buryo nyine Aline Gahongayire avuga ko ingibi atabyitaho cyangwa se atabihereza umwanya bwo ari abantu bashaka kumusiga icyasha bashaka kwangiza ibitaramo afite mu misi iri imbere. Ingingo y'166 yo mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha ivuga ko igihano cyo kubiya abantu bari bazangura umukobwa wenda y'ibyumbi ijana afunga umwaka bigenda gute ko umuntu yakwibumbi ijana agafungwa umwaka. Igihano cyo kwiba kivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba iyo agihamijwe hanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ari uriya mukobwa yafunzwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa. Muri ibyo bihano wakwiba igihumbi wakwiba ijana wakwiba igiceri igihano cyose kirangana amategeko. Ikintu cy'ingenzi no kuba wibye ariko se nanone uyu mukobwa inkuru yimeze gute akano ku kandi uno mukobwa ibintu bye bibona gutya ntabwo ndabasha kubyinjiramo ngo menye ukuri kwanya ko kuko muri showbiz mu Rwanda bisa ko ubwa umenya impande ugeze ku bantu kuko harege dukora ibiganiro haye umuntu script cyangwa mukabikabya ukuri bakakwicarira ngenza banza ndeba amazina ye ndebe urubanza kuko uyu muntu yakatiwe agafungwa haba hari dosiye y'urubanza kuno rwagenze nibwo nanzamenye ukuri kwanya byuko twagiye tubona impuzu abantu bascript bonde ku munsi wejo tuzanira urubanza rw'uyu mukobwa ndetse rwanamufunze umwaka hose naza kuzana dosiye kwiba ibihumbi ijana akavuga ko uwitwa Aline Gahongayire wamufungishije Aline Gahongayire yabigaramiye avuga ko ntacyo yabavugaho. Hanyuma waba ukenera cyangwa se ukeneye accessoires zihesha imodokari yawe isura nshya umwimerere n'umwihariko mu buranga gana Blue Star Auto Accessories tugufitiye amajante agezweho amapine y'umwimerere seat covers radio za Android dufite amabateri dufite kamera z'umutekano n'ibindi byinshi. Ikindi kandi ibi byose iyo biguze tugukorera installation yabyo. Dusanga Kicukiro Sonatube ateganye na Hoze Simba Supermarket wambukiranyije Feruje ku muhanda wa Niboye ugana Saint Joseph muri parking ibanza iburyo. Wabahamagara kuri 0783322968 Blue Star Auto Accessories murakaza neza. Wara y'ubushita bw'inkende izwi nka Mpox yandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye hari gusomana ari ukwegerana cyane bihuza umubiri hari gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso byayo gukora ku matembabuzi ye cyangwa gukora ku bikoresho uwanduye yakozeho. Wanduye Mpox agaragaza ibimenyetso birimo kuzana ibiheri ku mubiri birimo amazi kandi biryaryata bibaza bituma umuntu ashaka kwishima kugira umuriro mwinshi uri hejuru ya degree Celsius 38.5 hari gucika intege hari kubabara umutwe bikabije hari kugira inturugunyu cyangwa amasazi hari kubyimba munsi n'azamatwi hari kandi ibimenyetso bikabitangira kugaragara hagati y'iminsi 2 kugeza ku byumweru 3 nyuma yo kwandura kugira ngo twirinde kwandura cyangwa gukwirakwiza Mpox turasabwa kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye n'umuntu wagaragaje ibimenyetso bya Mpox hari kwirinda gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya Mpox cyangwa gukora ku bikoresho yakoresheje nk'imyambaro kwirinda kwambarana amashuka n'ibindi gukaraba intoki kenshi ukoresheje amazi meza atemba n'isabuni cyangwa imiti yagenewe gusukura intoki izwi nka hand sanitizers mu gihe ugize kimwe mu bimenyetso bya Mpox ihutire kujya ku kigo nderabuzima kikwegereye kugira ngo uvurwe hakiri kare ushobora no guhamagara 114 zirikana kandi gutanga amakuru ku bandi bantu mwahuye ukeka ko waba waranduje kugira ngo nabo bafashwe. Hanyuma umuraperi Ama-G The Black we aravuga ko noneho hip hop yahiteye umugongo yinjiye mu njyana gakondo. Ibi ngibi byo turabibara gute turabibihera hehe
yashyize hanze indirimbo yitwa Iminsi. Hanyuma nanone Bruce yavuze ko nta kibazo afitanye na Bruce Melody, ariko nanone yanahishuye ko Bruce Melody aho kumuha korabo ngo yamuhaye amafaranga. Siyo byiza se. Umuntu yashonje Bruce Melody asigaye yarabaye umukapo. Oya Maji warakubwira ati ngewe iyo ndirimbo Bruce Melody yari kuma yari kuzama amafaranga menshi kurenza yama, kandi byo gukorana korabo twabitangiranye kera. Ngira ngo muzi indirimbo yitwa Ishuri barayarangije. ariko undi murabivuga iki bro? Mushobora no kwikura manika wa flop nabyo birashoboka cyane, cyangwa se ninagira iki guhereza amafaranga, biragoye ko yakwira amafaranga menshi imbere mu gihugu ikaba flop, biragoye ku buryo yaguha amafaranga arenze yamuhaye. yamuhaye angahe? Katubwira umubare wayo. Iyo ndirimbo bayikora ari kugenda amafaranga menshi, yaba izo shooting yaba izo recording, umwanya bari bumarane ari bugenda amafaranga. Melody ari kubyishyura. Abyishyura gute se n'indirimbo yari ya Melody? Support se Support amwishyura ibyo na expenses zose zigendaho. ukoze hahandi arangiza yo kubaho. Oya bari shapera amafaranga. Ese Amag the Black buno ariseriye ko agiye gukora injyana gakondo, cyangwa ari kubivugishwa nuko yashyize hanze indirimbo yitwa Iminsi afatanyije n'umwe mu bahanzi ba gakondo? Yitwa Nkindi. Bamuzi mu ndirimbo yitwa Mwarakoze Inkotanyi, abazi ibikorwa by'urubyiruko biba birimo nka Afande Kabarebe, bino bikorwa byo gukangura urubyiruko kundi igihugu. Ino ndirimbo ikunda gukoreshwa cyane akunze ko ari Osi Morale n'umujene urimba gakondo neza cyane, ku buryo rero Amag we yaramwiyambaje, ariko ntabwo mbona ko agiye kwinjira muri gakondo kubera ko ndirimbo yitwa Iminsi ntabwo ari gakondo, nuko yembye chorus nyine mu buryo bw'irambirimbire, ariko aramba nk'ibisanzwe. Ntabwo numva impamvu uvuga ngo yinjire muri gakondo kandi indirimbo itari gakondo. Ntabwo nzi impamvu wavuga ko ngagiye gukora indirimbo no zumvikanaho umudiho wa gakondo nyine akaba ari izo ndirimbo akora, kuko avuga ati nubwo nakoze hip hop ni iki, ariko ngomba gukora n'ibintu nyine ngo ufite umwihariko w'uwo mu Rwanda ahubwo ubwayo. Amag the Black ndetse avuga ko iyi ndirimbo Iminsi ngo mama we yanayakiriye neza cyane. Urumva nyine ko ibyo curangitsemo yarayishimiye. Ariko Amag we akeneye kujya agaruke ku isoko, yenda tutanabice ku Rwanda, akeneye kubanza akareba ngo umuziki uri gucuza n'uwuhe, kuko umuziki uri updating iyo usigaye urasigara. Umuziki umeze nko ni nk'ibiryo, mu biryo iyo nimba hagezeho ibirungo runaka, hagezweho inyama runaka ntubuzifite, ntabwo abantu bakugana. Ni inzoga n'utubari iyo yumva neza. Umuziki ni nka iPhone. Yego, iPhone 13 yageze 15, abantu bafite 15 ubu ngubu bari kwifuza 15. Rero mu muziki nimba hagezweho kurimba sirenge, abana bo mu bakire bumva sirenge zo ku mihanda z'inkunduka bakirimba ya magambo ya 12 na 13, byanze bikunze abantu baba barasigaye cyane. Ntabwo uzangana na Kivumbi na Bash Kevin bari kubwira Waki na ba Bruce the Fast bari kubwira ngo bwebwe, ntabwo bizakunda ku isoko. Icyo uzashobora wowe ubwawe nyine uzagerageza gusora indirimbo nko kugira ngo urangize umuhango, ariko ntabwo uzatacinga rya soko ryawe. Akeneye nyine kureba ngo isoko akeneye iki, ni bande bari bubingizeho. Itangazamakuru ari afite umunwa, kandi twatangiye tubwira ko Amatiku ariyo yinjiza. Amatiku arinjiza nayo arashoboye, ariko yinjiza ufite product. Nese Amatiku nyine yaguze product. Itiko afite Melody avuga ku Matiku. Ibi ngibi yabivugiye mu kiganiro yakoreye kuri RBA The Versus gikorwa n'umunyamakuru Lucky Nzeyimana. Tunamusuhuze, tumwifurize kugomeza kugira ibihe byiza. Amag the Black yagarutse ku mubano we na Bruce Melody, umva icyo yabivuze. Reka tujye tubabwiza ukuri, ubuzima tubayeho tumeze neza, nta ribi, nta kibazo ngirana na Melody. Umuntu wamwanga ukamuha akaja. Yego. Nawe afite ikibazo nawe nkaguhisha nukarikiza. Uyu muradofera. Yagwaye isamba rukenyerera. Nabikenyereye onje. Respect you Melody, respect you the band, respect you Lucky, respect you abahanzi bose muri rusange. Respect you Masambu, urabona ko noneho yaje mu bundi buryo. No muri the choice ati wowe wagirana n'umuntu ikibazo akaguha isamba akaguha akajana. Umva yabanze kwifunga yanga kuyavuga umubare, biza kurangira yavuze. Urumva ya ndirimbo 100 byari gukunda kuri kina kuvuga. Ijana ariko yakuramo, ariko ndavuga ibi byari kujyaho byari bihenze kushana yamuhaye nyine birenze iryo jana. Urumva ko yaramwikije nyine, ariko nawe nkuko abikubwira ati umuntu ntago yaba kwanga gukandira akanyenyeri k'ijana.